Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Uyu munsi turi kuwa gatatu mutagatifu. Ndashaka kugira ngo mbabwire gatoya ku kintu cyitwa imyuka mibi. Hari abantu bazi yuko shitani ari inzoka iba ikuzimu. Hari abantu bazi ko imyuka mibi ari ibisimba. Hari abantu bazi yuko imyuka mibi wenda ashobora kuba, mbese sinzi ukuntu nabyumva, ariko jyewe ndagira ngo nkubwire ukuntu buriya iyi minsi ya none igoye. Kristo Yezu akuzwe. Ari shitani iri mu bantu, ari iyo myuka mibi iri mu bantu, ndetse n'imbaraga z'Imana cyangwa se imbaraga za Roho Mutagatifu biri muri twebwe. Kristo Yezu akuzwe. Reka mbabwire, umuntu ashobora gufata ikintu, urugero ashobora gufata ikintu ukunda, niba ukunda amafaranga akaba yakohereza izindi mbaraga ziri bukorere muri ya mafaranga, wowe ukagira ngo ni amafaranga ufashe, ariko akagucikira mu myanya y'intoki ureba. Cyangwa se akagira gutya agafata n'umwenda wawe akaba yagira ibindi bintu awutongera. Njye nahuye n'akantu, reka wenda nkakuganirizeho kugira ngo wumve ukuntu shitani ikora bugaragazi kandi igakorera mu bantu. Njye ntuye mu karere ka Rulindo, paruwasi Rulindo, niho nituriye. Ni ukuvuga ngo njye nkimara kuhagera hari utuntu nagiye mbona tudasanzwe. Urugero, nk'umutware wanjye yabaga mu bihaye Imana, noneho byongeye yagize gutya akora akazi ka leta kajyanye no kwigisha k'uburezi, mbega muri make. Noneho nkimara kuhagera abantu ntibanyibonyemo. Kristo Yezu akuzwe. Urugero nk'abo bakorana, hari nk'abagore bagiraga gutya, umuntu akaza yambaye umubiri we nyine ugira ngo ni umuntu, mu by'ukuri yarangiza akaza mu yindi sura. Kristo Yezu akuzwe. Akaza yigize ukundi kuntu, urugero umuntu ashobora kuza akakwiyoberanyamo, akagira gutya ukajya kubona ukabona wenda aje yambaye wowe ukuntu utakekaga. Kristo Yezu akuzwe. Niko rero imbaraga z'umwijima niko zikora, niko imbaraga tutazi iyo ziturutse niko zikora. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo uwo muntu yagize gutya rero, araza anyiyoberanyaho, kumbi yari umuntu yari yarahaye akazi, kuko hari ikigo yari yarashinze cy'abafite ubumuga. Noneho aho umuntu akazi, undi nawe yumvamo hari yuko bagomba kubana, wenda ko ari urukundo abikoreye. Noneho abonye atari we ashatse, ashakisha abantu bazajya biyoberanya muri izo mbaraga z'umwijima ndi kubabwira. Uwo muntu yagize gutya ku munsi w'ubukwe kandi yambariye umugabo, abanza agatodo mariage arayiroga. Kristo Yezu akuzwe. Abantu bamufata ari gushyiraho ibirozi kugira ngo umuryango wanjye n'umuryango w'umugabo, yemwe n'abatashye ubukwe bari burye kuri iyo gato, bose bahasiga ubuzima. Ibyo ngibyo Roho Mutagatifu unkoreramo, ukorera no mu bantu bagenzi banjye, kuko hari abakarismatike bahise bamufata ari gushyiraho ibirozi. Bamaze kumufata rero ntiyanyuzwe, yaraje ku wundi munsi. Noneho buriya umuntu mwabanye abakuzi bihagije, yagize gutya araza ahengera inzoga umugabo wanjye ari kunywa, nawe aba ariyafata, ariko ntiyayinywa. Urumva wenda yari amuzi ko jyewe wenda muzwe. Nuko wenda yari amuzi ko akunda inzoga cyane. Arangije inzoga ntiyayinywa, acaho aragenda. Turamuherekeza, ariko njyewe ndusha umugabo amaguru, ndaza ya nzoga ndayimena. Aho nayimennye nta n'icyatsi cyameze. Ntibiciye kabiri nkajya nkabona umwarimu bakorana aje mu isura yindi,
akaza yambaye nk'ijipo igeze hejuru y'amaguru, reka mbivuge wenda hejuru y'amavi, ariko hejuru cyane ku buryo umuntu abona ubusa bw'umuntu. Yarangiza agafata nk'imyenda akazingazinga mu bitambaro, noneho agashyiramo imbere ku nda, yarangiza akambwira ati mu minsi iri imbere uzaba umeze utya. Mu yindi minsi noneho agafata ibindi bintu ntazi ibyo ari byo, nabyo akabifata akabizingazinga akabishyira noneho imbere, agaheka n'ibindi, akambwira ngo iminsi iri imbere ngo uzaba uhetse ngo unatwite, noneho akiyoberanya atyo. Naje kubyara rero, maze kubyara nabyaye umwana w'umukobwa, nyuma yaho nkurikizaho umuhungu. Ariko maze kubyara umwana w'umuhungu, urumva cya kigare ba bantu bari barimo, ariko nanjye buriya umuntu uri mu yindi si mba mureba. Noneho cyagiye icyo gihe nari nabyariye i Rwamagana kuri hopitali, noneho ndaza ngeze ahangaha mpita njya gukingiza umwana, kwa kundi bavuga ngo umuntu aba ari ku kiriri. Noneho ngo ku kiriri rero mu giturage ngo bagutegeraho kugira ngo umwana wawe atazagira gutya ukamwosa nyine bakagutwara amashereka. Njye rero si ibyo nahuye nabyo, narigiriye gukingiza, ngiye kubona mbona umugore aje anyiruka inyuma, ariko kuko mbazi nyine ukuntu ari abanyamagambo, bahoraga mu tuntu tw'amagambo gusa mu matiku atarangira. Noneho ndangije mbona umuntu aje anyiruka inyuma, ngo yewe ngo mama Zebi ngo nari nje guterura umwana, ngo yewe ngo wambabariye ukampa umwana. Ndi mu muhanda, namwe munyumve, ndi mu muhanda ngiye gukingiza umwana. Ndangije umwana ndamumuha rwose n'umutima mwiza, mwereka ko nta kibazo mfitanye nabo. Kristo Yezu akuzwe. Ngeze kwa muganga ndakingiza, maze gukingiza ngiye kubona mbona nanone aje anyirukanka inyuma, kuko urumva njye nturiye ikigo cy'amashuri, nca mu kigo gutyo. Agaruka anyiruka inyuma ngo rwose ngo nagira ngo umbabarire, ngo rwose ngo nibagiwe, ngo nterura umwana wawe, ngo narindi ngo mu mihango, ngo rwose ngo wambabare rwose ngo nkamwambika akantu, ko ntakamwambitse yagira ibibazo. Ndamubwira nti mu izina rya Yezu nkorera, ndategetse iyo myuka mibi yose ntingerere ku mwana, kandi n'ibyo bintu ushaka kumwereka cyangwa kumwambika, ndategetse mu izina rya Yezu, ibyo ntacyo bizatwara umwana wanjye. Kristo Yezu akuzwe. Nuko rero shitani akorera mu bantu, nawe ukaba uzi ngo uri kumwe n'abantu bazima, ukaba uzi ngo ukorana n'abantu bazima, kumva uri gukorana na shitani utazizi. Uyu munsi wa none umwana wanjye afite imyaka 10, nta kibazo aragira. Kristo Yezu akuzwe. Nategetse mu izina rya Yezu, kuko twahawe Roho Mutagatifu kandi atubwiriza gutegeka mu izina rya Yezu. Noneho uwo muntu nanone ubwo yarambwiraga ngo nagira igihe cy'ubugimbi, ngo uko yagiye mu mihango ngo n'umwana wanjye azajya agira ikibazo. Nawe ndamubwira ni mu izina rya Yezu ibyo bintu byose ntibizabeho. Uyu munsi uwo mugore ari muri menopause. Kristo Yezu akuzwe. None se ubwo ngubwo iyo nza kwemera akamushyiramo iyo myuka mibi y'iwabo, nari kumenya nshyiriye ibiki mu mwana? Nshuti yanjye, umwana aravuna. Mujye mwirinda umuntu uvuga ngo nk'umwana wawe mpakoreke. Mwirinde umuntu uzana indi mihango ku bana banyu cyangwa se kuri mwebwe. Umenye neza uwo muhanganye nawe, umenye neza ibyo urimo, wirinde cyane ku mwana wawe, kuko umwana wawe hari ibintu ushobora kumukoreraho ugasanga bibaye bibi cyangwa bibaye byiza. Yari umwarimu ukorana n'umugabo wanjye, nawe unyumvire. Kuva icyo gihe na n'izi saa ntabwo nigeze nibonamo abakozi bakorana. Na n'izi saa iyo mbabonye mbabonamo ya magambo, mbabonamo ba bantu bashatse kungirira nabi, mbabonamo ba bantu baje biyoberanya mu izina ry'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo iki rero? Cyokora uyu munsi wa none dutangira diveni narababwiye nti ndi gusenya utununga. Iyi minsi ya none hari gahunda kominote ya Emmanuel imazemo igihe bavuga yuko bari gusenya inkuta. Nanjye kuvuga ntabwo ari urwango mfitiye abantu, ntabwo ari n'iki, ariko buri wese yagira isomo akuramo, kugira ngo iyi minsi ya none igihe turabimukira dutuye ahantu tutazi, igihe tugize gutya tugashakira ahantu tutazi, tujye tumenya uko tugomba kumenya ubuzima bwacu bwite nta muntu ubwinjiyemo. Kristo Yezu akuzwe.
niko imbaraga z'umwijima zikora rero, urumva iyo yambika umwana wanjye ibintu ntazi, hari igihe byari kumugiraho ingaruka. Ariko iyo mitongero n'ibiki byose nagiye mbyamurura ndabyirukana mu izina rya Yezu, uyu munsi wa none umwana wanjye ni muzima. Kristo Yezu akuzwe. Unsabire ngusabire, uyu munsi turi mu cyumweru gitagatifu, turi kuwa gatatu mutagatifu, ariko ibyo byose Yezu nibyo yabambye ku musaraba, nuko ku munsi wa Pasika arazuka. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero njye ndi Marie Clarisse Mukandengo, ari uwiyoberanyije muri abo badayimoni, ari n'uwashatse kungirira nabi mu izina ry'abadayimoni, ndagira ngo mubwire ngo Yezu ari muri jyewe kandi nta handi ari, na Roho Mutagatifu ari muri jye, nubwo Sekibi ishaka kutuganza iri muri twebwe, ariko mu izina rya Yezu, Yezu yaratsinze. Kristo Yezu akuzwe. Dusabirane rero, unsabire nanjye ngusabira.